Iyi ni mayiningi tumayiningamo tokeni yitwa Justid. Iyo Justid ni mayiningi nziza cyane kandi dushobora kumayininga amasaha 24 tukabona amafaranga. Ni ukuvuga ngo 16 zingana na 0.5 by'idolari. Urumva ko iracyari ku gaciro gake ariko igihe kizagera yongere izamuke. Ubu rero reka nkwereke uko uri bwiyandikishe. Uraza ukande kuri linki, nukanda kuri linki urahita ugera muri browser. None numara kugera muri browser ya Chrome, haraho bari bukwereke uri bushyire email. Reka nkwereke aho buri bushyire email. Hano hejuru urahashyira email, hanyuma iyo email igomba kuba nyine ari email usanzwe ukoresha. Noneho hano hasi urahashyira password. Aha handitse ngo password, urahashyira password. Ntago bigoye, wowe urashyiramo password na email, ubundi nurangiza kambanza ashyiremo password. Urashyiramo password utazibagirwa, password yawe umaze igihe ukoresha cyangwa usanzwe ukoresha utazibagirwa. Hanyuma ubwo tumaze gushyiramo email tukadushyizamo password, tugiye gukora verification. Ni ukuvuga ngo urashyiramo iyi code. Urashyiramo iyi code iri hano mu kabara k'umweru. Ahangaha urabona ko ni OMS na G. Noneho niyo ubwandikemo, hanyuma numara kuyandikamo tuhita tujya no gukora verification yo kuri email. Kambanza nandikemo iyi verification isanzwe. Urabona ko iyi mibare izi nyuguti twazandukuyemo hano kugira ngo iyi verification ize kugenda neza. Urabona ko birasa. Noneho ikindi tugiye gukora verification ya email. Urakanda kuri send. Noneho kubera ko verification imara amasegonda 60, numara gukanda kuri send urahita ujya muri Gmail app yawe aho ubonera email. Noneho urabona ko nahageze. Icyo uri bukore wowe urakanda kuri utu turongo dutatu. Numara gukanda kuri utwo turongo dutatu, wowe urahita uza ahanditse ngo spam. Ahanditse spam urahita uhabona code bakoherereje, niyo uri bushyiremo hariya kugira ngo ukore verification. Kandi turebe iyi code batwoherereje, dore ngiyi. Noneho wowe icyo uri bukore urakanda aho ugumizeho, ni iyi ngiyi. Urakandaho gutya ukore kuri copy. Noneho uhita ujya muri website yawe upestingemo iyo code. Ntabwo uri buyandike, oya, ahubwo urayipestingamo. Urakanda aho ugumizeho, ubundi ubone iryo jambo paste urikandeho, ubundi numara kurikandaho kandi kuri register. Urabona ko biranze, bavuze ko byanze. Bishoboke ko iyi verification yo hasi niyo yanze. Reka dushyiremo verification yindi itari iyi ngiyi. Ndakora refresh. Noneho niba mara gukora refresh barahita bampa indi code. Oya, ntago ari iyi. Nanone nsubijemo indi ya mbere, ubwo ndandika J nini na K nini na V ntoya na L nini. Noneho ndahita nohereza code yindi. Ndabanza nyisibe nohereze code. Ndabikora byihuse kugira ngo bitaza gutinda. Ndakora refresh. Noneho urabona ko bampaye code. Iyi niyo ngiye gupestinga ahandi 13 ndayikopiya. Nimara kuyikora copy mpite njya muri website nongere nyipestingemo. Ntabwo ari kuyandikamo, no kuyipestingamo kuko yanditsemo ntibyakunda. Urapestingamo. Noneho mpite nkanda hano kuri register. Urabona ko register yabaye successful. Noneho urabona ko bahise bampa welcome Justid imwe na Just imwe. Ni ukuvuga ngo Justid niyo ukoresha upgradinga, naho Just niyo ukoresha nyine niyo uzabikuza. Ndayiclaiminga. Noneho urabona ko tugiye gutangira mining. Noneho ikintu cya mbere ugiye kubanza gukora mbere yuko utangira mining, wowe uraza ukanda hano kuri Grand Pool. Numara gukanda kuri Grand Pool urahita urazamura. Noneho ubone hano handitse ngo injected immediately.
Yes, aha hantu buri munsi ugomba kujya hakora mu gihe ugiye ku mayininga, urakanda urabona ko bavuze ngo upgrade successful, ni ukuvuga ngo iyo uhakanze uba ukoze upgrade, urongera uhakande hano kuri inject immediately, urabikora inshuro ya kabiri. Yes, urabona ko upgrade yabaye successful. Noneho bwa mbere uba umaze gufungura account ukandaho inshuro ebyiri ugakora upgrade kugira ngo utangire umayininga, urabona ko bwa gatatu biranze. Noneho icyo wowe uri bukore ubwo tumaze gukora inject, uraza hano kuri new, noneho nukanda hano kuri new urasangamo task bakora muri iryo tangazo, ukanze kuko urasangamo task ebyiri, harimo reward ndetse na sign in. Wowe ugiye gukanda kuri sign in kugira ngo urebe task ugiye kujya ukora. No kuvuga ngo nukanda kuri sign in urabona ko uzajya ukora sign in ya buri munsi, ariko uyu munsi ntabwo turi buyikore bitewe nuko urugero wenda reka nkwereke, urabona ko hari itarakunda, authentication ntirakunda. Muri video ikurikira nzabereka uko authentication izakunda kugira ngo ujye ukora daily check in ya buri munsi. Okay, none icyo tugiye gukora hano, tugiye gukanda hano kuri start. Noneho tumara gukanda kuri start turahita dutangiza mining. Urabona ko mining iratangiye, uzajya uhora uza umayininga mu masaha 24, uzo mining buri masaha 24 uzo mining. Ndumva byihutirwa cyane muri iyi platform ni ibi ngibi, ni ukumayininga buri masaha 24, hanyuma buri munsi uzajya uza urebe hano. Ariko mu gihe ntarabaha video nyine muzamuretse kwara kugira mbanze mbaho ubundi buryo bwo kugira ngo iriya authentication ifunguke. Yes, ahubwo reka dukande ahantu h'ingenzi kuri rewards. Ahangaha kuri reward urahakanda, nurangiza utangire ukanda handitse ngo to be created. Ahangaha baguhaye nyine justed na justice kugira ngo uzikemike bitewe nuko watangiye mining bwa mbere. Urakareminga ubundi buri gihe uzajya urebe niba hari reward baguhaye. Yes, ubwo no kuvuga ngo niba hari uburyo ukreminze buri munsi ukaza ugakreminga, bizajya bigusaba gusubira inyuma hahandi wa mayiningiye. Noneho kamakwereke ukanda hano handitse ngo inject immediately. Ahangaha n'ubundi no kuvuga ngo uzajya uhakanda kugira ngo wa upgrading, kuko baba baguhaye justed, kandi justed ni igufasha kumayininga iyi mining. No kuvuga ngo kubera ko baduhaye justed mu kanya niyo tukreminze. Urabona ko tugeze kuri stage ya 4. Hanyuma rero nshimiye kuba mukurikiye video, kandi niba wifuza invitation y'iyi mining urakanda kuri niyo urahita uhabona handitse ngo refer, uhakande kugira ngo ubone invitation link. Ikindi nabibutsa nuko niba iyi video gushimishije ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi update ku bijyanye n'iyi mining. Butanzagaruka nje kubereka video ukuntu umuntu abikuza ndetse nuko umuntu atangira gukora daily sign in. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza rero, naho ubutaha ku yindi video izagaragaza uburyo ki iyi mining ikomeje gukora.